Reka twongere dutangire nayo tubashimira kuba muri ku murongo mugari wa PK Official nkuko bisanzwe. Uyu munsi no hari inkuru ikomeye cyane. Uyu mugabo atangiye agira ati aba bantu ni ibicucu by'abakoloni, niko yatangiye avuga. Ninde mu magambo ye bamwita Julius Kambarage Nyerere, akaba ari umwe mu bantu baharaniye ubwigenge bwa gihugu cya Tanzania no munota tuzi nka Tanzania. Yaranasabye ko Tanzania itazigera igira intambara, abatanzania ubwabo ku bwabo bagomba kumvikana muri byinshi. Ntago ari imwe ntago ari kabiri yagiye aganira ku bintu by'imipaka, ku buryo byaje no kugera no ku gihe yaje no kubwira abazungu b'abakoloni ko imipaka yabo na ba nyirayo ari imipaka y'ubugoryi n'ubwo abanyafrika benshi bakomeza kuyubahiriza. Aho ni mu magambo ye Julius Kambarage Nyerere ubwo avuga ku kibazo cy'Abakongomani baba muri Kongo ariko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Akaba nagaruka agira ati mu nama twakoze mu mwaka w'igihumbi 1964 twakoreye aha Cairo mu Misiri, twaganiriye kuri icyo kibazo. Iyo ni resolution charter yari imihugu 16 17 16 byasinyemo, ariko kimwe cya Somalia nicyo kitasinye kuri iyo myanzuro. Bari bemeje ko Abakongomani baba bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari muri Kongo ari Abakongomani atari Abanyarwanda. Kubera iki? Ngo ubwami bw'u Rwanda ngo bwari bunini ngo bwarasahuye. N'amagambo ya Julius Kambarage Nyerere nkuko yasubiyemo nyine, ariko ayasubiramo ashingira ko iyo myanzuro resolutions z'imyanzuro ya AU African Union yakozwe mu 1964. Ibyo bintu babiganiriyeho ko batagakwiye kubahiriza imipaka yashyizweho n'abazungu. Mu magambo yereka tubyumveho gake gake. Kuba tarebye ikiganiro tumaze gukora mu kanya gato, Thabo Mbeki perezida w'igihugu cya wahoze ari perezida w'igihugu cya South Africa, mu magambo ye nkuko yabivuze, mwakireba n'urikira cyari ku rubuga rwacu rwa PK Official. Batarebye ikiganiro cya mbere kubera ko ingiye ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze ku mpamvu nyakuri Abakongomani nubwo bakomeza kwitakana bene wabo ariko ari abantu bamwe. Twebwe rero nk'abantu tuhuje ururimi tuvuga te nuko turi kubyumva, cyo kimwe nuko nabashora kwivugira, ariko ntago twe dushaka fanatism mu bintu. Niyo mpamvu tuba twakoze gutyo, ariko bitabuje n'abandi bantu ko ibintu biri gukorwa nta ribi ririmo, kubera ko gutabariza abantu ndetse no kugaragaza biri kuba ku mpande n'impande. Niyo mpamvu nyakuri n'ubundi y'ikoranabuhanga ndetse n'itangazamakuru rigezwe muri iyi minsi. Ikiza nuko twe ntago turi gutangaza amakuru muri buyafate nk'amakuru, mushobora kuyafata uko mubishaka, ariko twebwe ibi ni free speech. Nuvuga ni free speech ariko iri based to the reality. Our free speech it is stand on reality. Ibyo tuvuga byinshi bisa nkaho bijya gusa nk'ukuri, kenshi na kenshi biba bijya gusa nk'ukuri, ariko ubwo bigenda nyine bitewe nuko byavuzwe nanone bikanumvwa bitewe nuko naye byumviye uwabyumvise abashije kubyumva, imyumvire uko iri kubyakira kubyumva. Reka twongere tubashimire, murakaza neza ku murongo mugari wa PK Official, muri kumwe nanjye PK Production hano. Reka twumva amagambo ye Julius Kambarage Nyerere yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania kandi umwe mu barwana shyaka, nuvuga ni revolutionary fighter, akaba ari stand up fighter, akaba ari yakoze byinshi. Yari umucengezamatwara, yabaye n'umwarimu muri kiriya gihugu cy'iwabo. Ibihugu byinshi byo muri Afrika byagize ubwigenge bigira kwiyubaka akenshi biciye muri we. Areka twumve rero mu magambo ye nkuko arimo arabivuga ko Abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari Abakongomani atari Abanyarwanda kuko bavuga urwo rurimi. Tunumve n'uburyo banakuwe ku Rwanda bagashyirwa kuri Kongo. Hari byinshi abiziho kuko avuze ko atari mwigeze biganira, ndetse mu nama bakoze muri 64 zari tariki 17. Inama yatangiye ku tariki 17 igera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 1964 nibwo baganiriye kuri byinshi bijyanye n'iki n'imipaka mishyiranoho, kubera ko ni imipaka mihimbano. Reka tubyumve rero mu magambo nkuko ayavuga. Ni icyamamare, ni ikirangirire, yubatse ibice byinshi bya Afrika. Nta n'abantu benshi cyane uzabona hano batize mu ishuri rye ya Julius Nyerere Kambarage University yigisha politike. Abantu benshi b'abayobozi ari Museveni yarahize, abayobozi benshi yewe kugeza no kuri Mobutu nawe yize mu ishuri rye igihe gitoya. Aba Kabila bo ngabo, Kabila Père ndetse na Kabila San, the Daddy and the Son, bose benshi bagiye bahiga kugeza naho n'Abanyafrika bagiye bakomeye nka ba Mandela n'abandi bamwe baciye mu ishuri rya Julius Kambarage Nyerere yigisha politike mu gihugu cya Tanzania. Abandi bitwaga Basamura Masheri n'abandi abenshi bagiye baca muri iryo shuri. Nuvuga ngo aba revolutionary bose ba Afrika benshi
baciye mu ishuri rya Kambarage Julius Nyerere yarabigishije yabashije kubafasha kugira uko biyubaka. Mu magambo rero nkuko yavuze mbere yuko apfa akayavuga muri 1995 96 ariko akanasubiramo ko hari n'inama zakozwe na mbere bakanashyiramo charter resolution charter z'ibyabaye. Ubishaka ashobora kujya kureba kuri page za AU bakareba inama zabaye Cairo kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi. Reka twumva amagambo ye nkuko arimo aravuga Julius Kambarage Nyerere rero ari kuvuga gute rero reka twumve. And they are living with their own people on the other side of the border. And some of us felt, and I felt particularly, that those borders, although they're stupid. Yakomeje agira ati bamwe twasangaga batuye inyuma y'imipaka y'ubutaka bwahoze ari ubwabo aho bari batuye bikitwa ko baje gutura ku yindi mipaka ariko ugasanga abantu bari batuye hari iwabo. Ariko abo ngabo ye cyane mbyita imipaka y'ubugoryi we niko yayitaga aho hari 96 ugavuga ngo yari imipaka y'ubugoryi. Reka twumve muri speech ko yakomeje kwivuga rero. We must keep them. Byanga bikunda n'ubwo imipaka yari y'ubugoryi ariko twagomba kuyigumana kuko niko twari duhatirijwe kuyigugira ngo twe tuyigumane. We must not try and play about with them and say disentangle them. Disentangling those borders would be a mess. Africa could just go in flame if we try. Byari kenshi na kenshi ko twe tugomba kuba twakwanga iyo mipaka twari twarashyiriweho ngo kubera imyumvire twari twaragiye duhabwa ko buri gice ari cy'abantu bamwe n'ubwo cyabaga gifite abandi bakiri inyuma. Iyo dusa nkaho dushatse guhindura iyo mipaka muri icyo gihe ubwabyo byari gutuma Africa yose was supposed to go into flame yose ngo yari gucumba umuriro n'uvuga ngo Africa yose yari gushya kubera ko abanyafrika b'icyo gihe nabo n'ubundi bose ntabwo bari batandukanye imyumvire yo kumva ko iyo mipaka n'ubundi atari yo bashyiriweho. So I moved that resolution in Cairo 1964. Please. Nanjye icyo kintu nakigiyemo Cairo 1964 uko nababwiye mu magambo yarabyivugiye ati nawe yakigiyemo icyo kintu kurabasha gufata imyanzuro ituma iyo mipaka igomba kuba yava. Respect the borders which we inherit from colonialism. Aribwo twakomeje kugera tubwira abantu ngo byanga byakuna bwo tutahindura imipaka ariko mureke twubake iyo mipaka n'ubwo ariyo aribwo buzungura twabonye mu bakoloni n'uvuga ngo bagomba kubahiriza imipaka nk'uko yari imeze. And that provision has been accepted ever since. Kandi ubwo buryo ibyo bintu byaremewe kuva icyo gihe ndumwe abantu babashe kuba nagerageza kuba iyo mipaka twayemera nk'uko yari iri kubera ko ariko abakoloni bari barayikoze kugira ngo tutaza kuza kuba twakwiteranya. Iyo provision yabaye accepted mu magambo ye Julius Kambarage Nyerere mubaze mwumve neza. Bake muri bo nibo batabashe kuyemera nk'igihugu cya Somalia genegeza gusoma izo resolution Somalia niyo yabashe kuyanga. But although we have respected that declaration, ariko nubwo twagombaga kwemera iyo mipaka nk'uko yari yaraciwe nanone, and we have also respected the charter non-interference, twagombaga no kwemera irindi jambo ryitwa ngo nta kongera kubangamirana non-interference, nta kwinjirirana. Ibyo nabyo bagomba kubyubahiriza bakoreza imipaka ariko ntihabeho kwinjirirana imbere muri iyo mipaka. Icyo nicyo kirimo kirana gisunika kigera kuki hari byinshi ubwo mugiye kumva nyuma yaho kuko kirasunika kigera hahandi abanyafrika burya kenshi dupfa ubusa ariko ibyinshi bisa nkaho n'ubundi ari twebwe. We have actually ignored the fact icyo gihe twanze kwemera ukuri that it's no use respecting the borders. Icyari ngombwa nta kwari kubaha imipaka tutabasha kubaha abantu bari muri iyo mipaka. Ntago byari ngombwa ko icyo gihe twagomba kubaha imipaka nkuko yari yaraciwe ariko twe tutabasha kubahiriza abari bari imbere y'iyo mipaka bari bande rero. We have paid scant respect to what happens to our own people. Twaje kugira icyubahiro ndetse no kwemera ku bintu byagomba kuba ku baturage bacu ariko bamwe muri bo ntago twari tukiri kumwe nabo. Within the countries in those borders. Kubera ko bamwe basigaye muri ibyo bihugu byahawe iyo mipaka mishyashya. So sometimes to be expelled them and recently in Zaire now rimwe na rimwe byari ngombwa tukabarekerayo ariko cyane cyane tuvuge ku cya Zaire. Zaire niyo yabaye Kongo kuri uyu munsi. Niyo ari kuvuga Zaire ni Zaire niyo Zaire no munsi yabaye Kongo kubera ko mu gihe cya Mobutu
seseze ko kuko ndengo wazabanga yitwaga Zaire. Mu gihe cya Leopold wa kabiri yitwaga Congo Free State, yitwaga Belgium Congo Free State. Uyu munsi rero we mu magambo nko ariko yavuga nk'amagambo ya kera, nigire kuyagarura mu buzima kugira ngo twumve neza ngo inkomoko y'abantu bantu bundi yari iyihe. Reka tubyumve. Tugiye kuganira kuri Zaire ibyerekeye na Zaire. We going to talk to Zaire, about Zaire. Zaire yongiye murimo murumva rero. Passed some law which said the so-called Banyamulenge, hari itegeko ryari rihari ry'abavugaga ngo nabitwa Abanyamulenge, the so-called Banyamulenge. Ayo magambo muyumve neza. are not Zaire citizens. Bakomeje kugenda bavuga ngo ntago ari abazayirwa, ngo Abanyamulenge ntago ari abazayirwa. Wabivugaga ninde? Ariko ibyo byari impinduka, reka tubyumve. Mbere yuko habaho first at independence, there were bari bahari nk'abaturage, they were regarded as citizens. Cyo gihe bo bari bahari nk'abaturage, banemerwa nk'abaturage. And then later, ariko nyuma yaho a new law was passed. Irindi tegeko ryaje kuba ryaza ribakuraho ubunyagihugu, ngo haje kuba indi tegeko ribakura ubunyagihugu. Nagira ikintu cyumve neza. Amagambo muyumve. Ngo haje kuba habiri indi tegeko ryaje kubakuraho ubunyagihugu. Aba magambo ntago ari amagambo yoroshye. Ibaze kuba rusanzwe ufite ubwene gihugu. Igihugu cyamara kubona ubwigenge, ukamburwa ubwene gihugu. The Banyamulenge, abo Banyamulenge are not immigrants to Zaire. ntago ari abimukira muri Zaire. Those Banyamulenge are not immigrants to Zaire. Ntago ari abimukira muri Zaire. Reka da magambo ye Julius Kambarage Nyerere. Of Rwanda was Ubwami bw'u Rwanda, Kingdom of Rwanda. Of Rwanda was partitioned. Akagambo nagira mu mukumve. Aho kagambo mukumve neza. The Kingdom of Rwanda was partitioned between the Germans and the Belgians. Ubwami bw'u Rwanda bwaje kuba bwagabanywa Abadage ndetse n'Ababirigi. It was partitioned between the German and the Belgians. N'ubu ubwami bw'u Rwanda, ubwami bw'Abanyarwanda bwagabanyijwe n'Ababirigi ndetse n'Abadage. Amagambo muyumve neza. Ariyo mpamvu ngo Abanyamulenge, they are not an immigrant to Zaire. Ntago barabimukira muri Zaire Abanyamulenge. And the Belgians took a part of the Kingdom of Rwanda, the traditional Kingdom of Rwanda. Hanyuma Ubudage bubirigi ubwaje kuba bwatwara igice cy'ubwami bw'Abanyarwanda. Mubyumve neza. The people Butwara n'abaturage b'icyo gice cyari cyagiye kijyanywe n'iki n'Ababirigi. Mubyumve magambo. So when we say respect that border, igihe twe twemezaga neza muri 1964 ko hagomba kubahirizwa imipaka, hagomba kubahirizwa n'abaturage batuye muri iyo mipaka. Free between the German and the Belgian. Kubera ko ubwo butaka bwagabanyijwe n'Abadage ndetse n'Ababirigi. Bamwe Abadage bafata u Rwanda, Ababirigi bafata igihugu cya Kongo. We must also be saying respect the people whom you. Ariko icyo gihe natwe twakoze ikosa tukimara kwemera ko imipaka y'abazungu igomba kwemerwa gutyo. Twagomba kuvuga ngo byanga byakunda nibwo hakwemerwa imipaka nk'uko abazungu bayishyizeho. Ariko buri gihugu cyagomba kubahiriza abaturage cyajyananye n'imipaka bari imbere y'imipaka yacyo. Under that partition, you can't turn around and say, muri uko kugabana kose no kugabanya ntago wahindukira ujye kubwira abaturage ngo we no longer want you. You are no longer citizens of ngo mwebwe ntago tukibashaka, ntago mukira abaturage b'iki gihugu. We no longer want you not the citizen of this country. Ntago ibyo byakunda. What are you going to do? Are you going to return them alone or you none se icyo ugiye kuba wakora ni ikintu kubasubizayo bonyine cyangwa what are you going to do? Are you going to return them alone or you return them with the piece of land? Cyangwa wabasubiza iwabo humva ko ari hiwabo kanabasubizanya n'ubutaka bwabo. Mwege murabyumva muti. Ayo n'amagambo ya Julius Kambarage Nyerere, mu magambo y'uko yavuze nanjye ndimo ndayavuga, ariko ndagira mujye mumenye kuri kw'ibintu. Aba n'abantu babayeho kera, urumva niba
ibihugu byinshi byo muri Afrika byabashije kubona ubwigenge ndetse no kwiyomora, byinshi byigishijwe nawe. Yitabye Imana muri za 1996 ndakeka, ariko yari amaze imyaka myinshi. You can't say go home where? Ntabwo wabwira abaturage ngo mujyi wanyu hehe. We could in Tanzania get fed up with the Masai and say ati ibyo bintu natwe byatubaye twakabaye muri Tanzania, ushobora kuba twabwira abamasai ngo nimuve hano iwacu mugende, the Masai go home to Kenya. ariko tukabwira ngo abamasai mujye muri Kenya, kubera ko muri Kenya ntabwo ari wabo, no muri Tanzania hari abamasai. He can't for some reason or other get fed up with the Masai of Kenya and say go back to Tanzania. Cya kimwe nk'uko n'igihugu cya Kenya kitafata abamasai bariyo ngo kivuga ngo mwe bara abamasai ba Tanzania mujyi wanyu muri Tanzania, kandi imipaka yarakaswe abamasai bose barimo ku mpande n'impande, babaho bagumye niho haho abamasai muri Tanzania n'abatanzania, aho muri Kenya n'abanyakenya. It's not back to Tanzania. They've never been in Tanzania. Ntago bagaruka muri Tanzania batarigeze bahaba. They've always been there. Iteka ryose usanga aho ngaho bari niho bahoze n'ubundi. Their country was partitioned between the British and the German. Kandi ikintu cyabaye ibyo bihugu byabo byagiye bikatwa, buriya Ubwongereza bubiri inyuma nubwo bukunda kwihisha. Ubwongereza n'Ubudage n'ubazanye politike yo guca ibihugu byacu. Amagambo yo ariko yavuga. And part of them went to East Africa and part of them went to British East Africa. Bamwe bagiye mu cyo bita British East Africa, abandi bagiye mu cyo bita Dutch Africa. Nuvuga ngo twebwe twagumye muri East Africa, twafashwe n'Abongereza ariko baturagiza Ababirigi n'abandi bantu. Ayo ni amagambo yumvikana. Kenyan, they're not Tanzania. Ariyo mpamvu abamasai bamwe n'Abanyakenya, abandi n'Abatanzania, ariko buri bamwe bagomba guma mu gice cyabo barimo. Tanzania, they're not Kenyan. If we want them to live under the same flag, Kenya and Tanzania should federate. Ngo kandi natwe turadashatse kubyumva kimwe nk'abayobozi, ngo byumvikana ko Kenya na Tanzania icyo gihe twagirana ibibazo, kumva ko bamwe bari hamwe bakajya handi, ubwo twe nk'abantu twabafashe nk'abanyagihugu. Ahubwo ikibazo cya Kongo cyo abantu bari kugifata gute? Kubera iki Kongo itari gufata abaturage be nk'abaturage, kandi hari izindi ngero nyinshi zakomeje kugenda zigaragara ku isi, zikanagaragara ko abandi bantu bagiye bagana icyo kibazo bakagikemura. Ariyo mpamvu usanga hari abamasai b'Abatanzania, abamasai b'Abanyakenya, ibyo birahari. Ariko muri Kongo kugeza kuri uyu munota abantu basabye ubwigenge banahari, kandi n'abantu bari bahari na mbere bavuga ngo abo bantu ntago ari immigrants, ntago ari abimukira, baragira ngo bagaruke mu Rwanda he. Kandi ubundi naho ngaho bari cyari igice cy'u Rwanda, ariko kikaba cyarakaswe n'Abadage ndetse n'Ababirigi, nk'uko Julius Kambarage nyiri arimo arabivuga. Ariko akavugira ati twe twemeye kubaha imipaka. Muri uko kubaha imipaka kwabo hagomba kuba icyo kintu cy'uko n'igihugu bwacyo cyagomba kureba abaturage bacyo. Reka twumve ijambo rye rirangire mu magambo nk'uko arimo arayavuga, hanyuma tugaruke. Nabwiye ko saa moya mbafite ikiganiro cyiza cyane turibuze kuba twaganiraho, cyiza cyane pe. The only way we can put them aside under the same flag. So that's a problem inside. This problem of the Banyamulenge. Icyo kibazo nacyo kibazo kiri muri Zaire, icyo kibazo cy'Abanyamulenge ndetse n'icyo kibazo cy'abandi bantu, icyo kibazo cyonyine kiri muri Zaire kugeza kuri munota. The political problem in Zaire did not start with the Banyamulenge. Kandi ikibazo cya politike kiri muri Zaire ntago cyatangiranye n'Abanyamulenge. Abanyamulenge yabaye impamvu yo kora icyo kibazo cy'amakimbirane gihoreho. Magambo ya Julius Kambarage nyere nk'uko arimo arayavuga. Cyane cyane nkatwe Abanyamulenge nubwo bari bari muri Kongo twabumvise ryari, reka mbabwire igihe twabumvise. Mu mezi ajya kugera kuri 3 ashize nibwo twaje kubumva cyane, bari kuvugwa cyane, batangiye kuvugwa nk'ikibazo. Aribwo naje kumenya neza ko umuntu uri kuvugira abo bantu ari bitaga Joseph Desire Kabila, kandi Kabila nawe yaragiye kumara imyaka 30 arimo ararwana na leta yo muri Zaire, leta ya Mobutu yari yaramumenesheje icyo kimwe n'abo bantu bandi. So there is the problem of the Banyamulenge, yes, but there is a purely political problem. Aho hari ikibazo cy'Abanyamulenge kuko nibyo, ariko reka twemere ko mukuri hari ikibazo cya politike kinini gikomeye kirenze n'icyo kibazo cy'Abanyamulenge gihari.
kiri mu cyo gihugu cya Zaire ariyo ya Zaire yahoze yitwa Zaire aricyo gihugu cya Kongo cy'uyu munsi will still remain kandi icyo kibazo kizahaguma ntago kizigera gihagarara when the problem of the Banyamulenge is over, when the refugees have gone back. Nubwo iyo kibazo cy'Abanyamulenge cyarangira impunzi z'Abanyarwanda zagiye zigataha nabo bana bagahabwa kubaho icyo kibazo cya Zaire kizagumaho When the problem of the refugees can go back, when the refugees have all returned to Rwanda, there is still going to be a problem of Zaire, partly that of the Banyamulenge, but partly... Nubwo impunzi zose zataha z'Abanyarwanda hazaguma icyo kibazo cy'Abanyamulenge cyane cyane muri Kongo muri Zaire ntago kizigera gihagarara kugeza igihe politike ya Kongo izahindura ikumva neza ko ari abaturage bakatiweho imipaka nkuko Julius Kambarage Nyerere ariko bivuga yahoze ari president w'igihugu cya Tanzania. Reka speech ye n'ubundi ayirangize natwe dukomeze turangiza ibyo twari turi kuganira. A major problem in the country. Kandi ibyo bizanateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu. Mwebwe ntago mwampagaritse kuvuga n'ubundi navugaga tutari turi kumwe ikiza nuko mwari murimo muranyumva amagambo ye nuko yashoje. Reka rero nongere mbabwire nti ikibazo cya Kongo tureke kugica hejuru kubera ko inyuma yacyo hari ubundi buzima bw'abantu bagenzi bacu barimo baragenda. Inyuma y'iki kibazo cya Kongo hari kandi kababaro ndetse n'agahinda karimo karaba. Inyuma y'iki kibazo cya Kongo hari abana barimo baraba impfubyi umunsi ku munsi. Inyuma y'iki kibazo cya Kongo hari abandi b'inzira karengane babigendeyemo. Inyuma y'iki kibazo cya Kongo hari urujijo ruhari rwo muri Afrika kubera ko Kongo ubwayo yakabari igicumbi cy'ubukungu bwa Afrika nk'uko n'ubundi ari irimo hagati muri East Africa aho Abongereza bahisemo kumva ko ari igice kigomba kuba cyatwarwamo imitungo ba nyira batagira uruvugiro cyangwa uko bahagarara ku isoko ngo bagurisha imitungo yabo nkabo. Ariyo mpamvu buri gihe hahora haturukamo ibibazo byinshi bituma haba inama ya UN yarigiye kuba ntiyabaye, yaba inama ya Angola ntiyabaye, ari ndetse niyabaye Doha nta nicyo yigeze igeraho. Ikibazo cya Kongo mureke nk'abantu tuganire. Abakongomani bamwe nabonye mwarabigize nk'aho ari fanatism, abandi nanone nkabona mugira nk'aho ni ibyenda gusetsa biracika se muri mu biki. Nyuma y'abuno buzima ari mu buzima bw'abandi bantu ari mwebwe muri Kongo mwabyumva. Hari akababaro katoroshye. Ari mwe muhari mwahura n'ikibazo n'undi abandi bafite. Reka twese tugerageze kumva ikibazo nyakuri ndetse n'abayobozi bahari bagereze kudufasha. Ari abari muri Kongo, ari aba M23 bagereze kuganira na leta yabo. Na leta igerageze kubemera nk'abaturage ifitiye inshingano zo kurinda ndetse no kureberera. Reka mu kanya gato tuze tuganira ku kantu ka vibration nababwiye abenshi muri gukonsoma ibintu by'ubumara ndetse n'uburozi mutabizi kandi bikabagiraho ingaruka mwarangiza mukirirwa kwitangazamakuru mukirirwa muri kunywa imiti mutazi ngo muri gushaka gukira kandi zimwe mu ndwara mufite n'ubundi ziri guterwa n'ibyo muri murakonsoma. Icyo ni kiganiro kwacyo mu kanya gato turi kumwe turi gukireba. Murakoze cyane. We love you so much. Ubu turi mu isi ishingiye ku kinyoma aho udashobora kumenya ukuri ndetse n'amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ibyo mu ishuri hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze ababyeyi bawe ibyo bakwigisha ndetse no bari barigishwe kuva kera na rindi hafi ya byose byari amabeshyo. Ibaze uramutse usanze imyizerere yawe cyangwa icyo twita kamere muntu gishingiye ku binyoma. Turi mu isi aho dutekereza ibyo twategetswe gutekereza tudashobora kwigobotora. Ibaze uramutse usanze nanjye ubwanjye uri kukubwira ibi ndimo ndakubeshya. Koresha inyurabwenge yawe ubashe kwisobanukira ukuri ndetse n'ikiri amabeshyo. Ikiremwa muntu cyarahindutse ku buryo bwacyo bisigaye gitera ubwoba bagenzi bacyo ndetse nacyo ubwacyo gitera ubwoba. Turi mu isi abantu basigaye bakangisha abandi ibyorezo biremano aribyo bita man-made virus. Urakaza neza mu isi y'icurwa ry'imigambi y'ubuhemu. Urakaza mu isi y'ishingiro ry'amabeshyo aho ikinyoma kibuzwe kenshi gihinduka ukuri. Aho turi mu isi udashobora gutandukanya umugore ndetse n'umugabo kuko bose bahinduye imiterere. Intambara mpimbano zishingiye ku nyungu z'abake zikagwamo benshi. Byinshi dufite ishingiro mu kwizera hafi ya byose nta na kimwe kiri ukuri kibamo. Urakaza neza ku murongo mugari wa Peak Production kuri Peak Official.